inyigisho z'uno munsi rero mbere na mbere zibwira abamaze iminsi 3 mu masengesho, nubwo ari ubutumwa ku bantu bose kuko ari ijambo ry'Imana rigenewe bose, ariko mu buryo bw'umwihariko ni ijambo rireba abavuye mu masengesho y'iminsi 3. Ariho imbago mu buryo bw'umwuka. Izo mbago twebwe tushobora kuzishiriraho cyangwa abantu bakazidushiriraho cyangwa Satani akazidushiriraho. Kandi izo mbago mu Gifaransa les limites nizo zikondisiona ibitekerezo byacu byo kubimenya. Omviriza neza, turareba no mu Kinyarwanda uko dushaka ayo magambo. Les limites que tu t'es assigné, imbago wishiriyeho, ou les limites qui t'ont été assignées par les autres, cyangwa imbago washiriyeho n'abandi, ou les limites qui t'ont été assignées par Satan, cyangwa imbago washiriyeho na Satani, conditionne tes pensées. Nuvuga ngo imbago wishiriyeho, imbago washiriyeho n'abantu, imbago washiriyeho n'abadayimoni, nizo zigenga ibitekerezo byawe. Nuvuga ngo uyu mwanya ibyo utekereza biri mu mbago urimo, kandi izo mbago nizo mu buryo butatu. Twavuze imbago wowe wishiraho, akari ubuzima bwawe bwibera ntabwo uzigera uzirenga, cyangwa imbago washiriyeho n'abantu ntabwo ari wowe wazishiriyeho n'abantu, ntushobora kuzirenga kuko mu bwenge bwawe niko biri, cyangwa imbago washiriyeho na Satani nazo ntuzirenga kuko nizo zikondisiona uko utekereza. Vision yawe y'ubuzima igarukira muri izo mbago. None urabaza muti kutavuze imbago twashiriyeho n'Imana. Je navuze imbago z'uburyo butatu, kuko ntavuze imbago dushirirwaho n'Imana. Imana nta mbago idushiriraho. Mwabyumvise? Hallelujah. Gifaransa avuga ngo le royaume de Dieu est un monde des possibles. Ubwami bw'Imana n'isi y'ibishoboka byose. Donc le royaume de Dieu est un monde des les possibles. Niyo mpamvu Imana ntabwo igushiraho imbago. Imana ikubuza kujya mu byaha, kujya mu byangwa nayo, ariko hano nago turavuga izo mbago bene izo. Turavuga imbago zatuma winjira pleinement mu buryo bwuzuye mu buzima Imana yakuremeye. Nibyo turavuga hano. Izo mbago mazumvise. Imana itubuza kujya mu byaha, Imana itubuza kujya mu bintu byangwa nayo, ariko Imana ntabwo dushiraho imbago mu byo dushobora kujyanamo nayo, kuko Imana ni illimité. Imana nta mbago igira. Satani afite imbago Imana yamushiriyeho, ariko Imana rurema nta mbago igira. Na niyo mpamvu yabwiye Salomo ngo nsaba icyo ushaka ndakiguha, no kwizi yuko nta mbago igira. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Niyo mpamvu umugaragu wayo Eliya yabwiye Elisa ngo mbere yuko ntandukana nawe nzaba icyo ushaka urakibona, icyo uri bunsabe urakibona. Yarahagaze mu mbaraga z'Imana kuko azi ko Imana idafite imbago. Wabyumvise? Wabyumvise? Ubwo turavuga imbago z'uburyo bungahe? Butatu, kuko Imana ntabwo dushiraho imbago
mu byo dushobora kwinjiramo hamwe nayo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana igice 21 ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yiyerekana atya Simoni Petero na Toma witwa Didumo na Natanayeli w'i Kana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigisha Yesu yakundaga abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rurimo ifi kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho umutsima. Yesu arababwira ati, nimuzane ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato akururira urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 153. Ariko nubwo zari nyinshi zityo, urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati, nimuze murye. Ntihagira n'umwe muri abo bigishwa be utinyuka kumubaza ati, urinde, kuko bari bazi ko ari umwami. Yesu araza yenda umutsima arawubaha, n'ifi nazo azigenza atyo. Ubwo nibwo bwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be amaze kuzuka. Yesu arababaza ngo mufite cyo kurya? Muzi ko ba Petero barabarobye. Mufite icyo kurya? Bamusubiza ko ntacyo. Arandi bavuga ngo bakesheje ijoro ryose ntacyo bigeze bafata. Amen. Noneho Yesu arababwira iri jambo umurongo wa 6. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Amen. Ifi zari nyinshi. Amen. Ariko ku murongo wa 3 batubwira ikindi kintu hariya, nicyo namaze kuvuga. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Amen. Bakesha ijoro ntacyo bafashe. Yesu araza abasanga ku nkombe. Haleluya. Hanyuma arababaza ngo, bana bato, mufite icyo kurya? Batubwiye ngo bamusubije ngo ntacyo, kuko bari bamaze ijoro ryose baroba ntibigeze bafata n'ifi n'imwe. None umwami arababwira ngo mujugunye ishundura iburyo bwanyu. Amen. Jetez le filet du côté droit de la barque. Mujugunye ishundura iburyo bwanyu. Kubera iki atari ibumoso? Kubera iki ari iburyo? Icya mbere hano Yesu mukwiye kumenya ko umuga yakoze muri iyi si, nkuko natwe dukora akazi kugira ngo tubone ibidutunga. Yesu yakoraga umurimo w'ububaji afasha Yosefu. Yesu ntigeze aroba. Yesu yari umubaji. Ni uko wafata umuhinzi w'ibirayi none ukamuzanira imodoka ngo ayikanike, ntazi n'urusinga aho rujya. Yakubwira ngo ibintu njyanyemo ntago mbizi, sinzi naho biva naho bijya. None Yesu abasanze, haleluya, abasanze mu murimo wabo bo nk'inzobere.
imana ishimwe. Haleluya, amen, haleluya. Abasanze ku nyanja ya Tiberiyade, arababwira ngo ntacyo mufite cyo kurya, ngo ntacyo. Arabwira ati rero gende mu mazi kandi mujugunye inshundura iburyo bwanyu. Mu bisanzwe ntago bari kumumvira kuko barabizi ko atigeze aroba, bazi yuko we azi gusa iby'ububaji. Kandi ikindi nacyo, nta uroba ku manywa y'ihangu, bo barobye nijoro babuze, none we araje ku manywa y'ihangu ngo barobe. Bihabanye n'imiterere isanzwe y'ibintu, ariko baramumvira. Noneho bajugunye inshundura iburyo nk'uko yabivuze. Ibyabaye mwabyumvise, barakuru inshundura birabananira kubera ko amafi ari menshi cyane. Arandi batubwira ni umubare w'ayo mafi. Kubera iki ibyo? Nibyo nababwiraga. Murabona Yesu abinjije dans le monde des possibles, abinjije mu isi y'ibishoboka. Bo bariho n'ubuzobere bwabo, bariho barakorera mu mbago zabo za kimuntu. None Yesu abasoboheye mu mbago za kimuntu, abinjije rero mu isi y'ubwami aho nta mbago ziriho. Ababwiye ngo muterere iburyo ntavuga ibumoso, suko iyo baterera ibumoso ibitangaza bitari gukoreka. Hano umwami Yesu arashaka kutwereka ko we niwe azi resources ze aho zivana. Na niyo mpamvu mu masengesho yacu iyo dusenze tugongana n'ijambo ngo ese ibi bizashoboka bite? Turi muri crise économique, tufite ibibazo by'ubukungu hirya no hino ku isi, abantu bari mu bukene, imifuka ntakirimo. Ibibazo nk'ibyo byose bigutuma no mu masengesho, kubera ko uri muri za mbago twavuze, n'imvugo n'abantu bavuga, nawe ikakubakamo imbago. Noneho ukaba wumva yuko no gusenga kwawe ntigukwiye kurenga izo mbago, kuko ubona yuko iby'Imana ivuga ari ibintu bitumvikana, bidashoboka. Ariko ikintu ukwiye kumenya nuko ubwami bw'Imana twahamagariwe ni ubwami butabamo imbago. Imana yahabwa icyubahiro. Yesu arazi aho akura resource ukeneye. Ese ba Petero n'indi nyanja barobye muri joro nibafata cyangwa niyo nyine? Niyo nyine. None se izo fi zari ririhe? Muri iryo joro amafi yararihe ko batigeze bayafata? Yesu aje ku manywa y'ihangu ngo nimujugunye inshundura iburyo. Babikoze bamumviye, bakurura amafi batigeze baroba kuva aho bari muri uwo murimo w'uburobyi. Kubera yuko mu bwami bw'Imana twahamagariwe nta mbago zibamo. Imbago ziri muri twe, mu mitwe yacu, mu bwongo bwacu. Imbago twishiriyeho, imbago twashiriweho n'abantu, l'éducation n'ibindi, uburere n'imbago abadayimoni badushiraho. Ariko ubwami twahamagariwe muri Kristo nta mbago zibamo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hano twumvise yababajije ngo hari icyo kurya, baramubwira ngo ntacyo, kuko bari mu mbago za kimuntu, bakoze ibyo bashoboye byose, bakoze ubuhanga bize bwo kuroba, ariko ntacyo bafashe.
vuga ngo bari muri conjoncture za kimuntu, bari muri situation ya kimuntu. None Yesu yinjiye mu buzima bwabo, yinjiye no mu buzima bwabo naturel, araje abasanze muri zo mbago, ntacyo bafite cyo kurya. Hanyuma kuko ari abagabo yari yatoranije kugira ngo bazabe abavugizi b'ubwami, bazamamaza ubwami bw'Imana, byari ngombwa ko abigisha ubwami yabahamagariye ibyabwo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ibi rero biraduhamagara natwe uyu munsi, nimba twarasenze iriya minsi 3, tumenye ngo Imana idutegereje ko nimba twarize ibyo twasabye, ibyo twasenze, ibyo Imana yatubwiye, Imana itegereje yuko twinjira rero mu by'ubwami aho nta mbago na zimwe zibamo. Reka tujye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 54 umurongo wa 2. Agura ikibanza cy'ihema ryawe, rega inyegamo zo mu mazu yawe zigireyo, ntugarukire hafi, wungure imigozi yawe ibe miremire, ushimangire impambo zawe. Amen. Amen. Iki gice kiravuga kuri Isirayeli, iby'Imana izabakorera. Haleluya. Murabizi ko mu buryo bw'umwuka ni twebwe uyu munsi ubwoko bw'Imana bwo mu isano rishya, nk'uko twabyize kuwa 5. Amen. Ubuhanuzi muri Bibiliya buba bufite inzego zitandukanye zibugize mu byerekeye, sinzi mu Kinyarwanda navuga portée prophétique. Vuga ngo ijambo rikaba rivuga kuri Isirayeli, nubwo isano rya kera itoro ryari rihishwe, ariko rikaba rifite portée yo mu isano rishya. Hano rero Imana irategetse ubwoko bwayo, irabutegetse ngo agura ikibanza cy'ihema ryawe. Ntabwo ari Imana ivuze ngo ndaje kwagura ikibanza cy'ihema ryawe. Imana irategetse ngo élargir l'espace de ta tente, agura ikibanza cy'amahema yawe. Haleluya. Agura ikibanza cy'amahema yawe. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Wagure. Hanyuma irindi jambo rero hano ni imperatif, ni nk'itegeko. Imana ikavuga ngo, umviriza, ikavuga ngo ntugarukire hafi, wungure imigozi yawe ibe miremire. Ngo ne retiens pas, ngo mu kwaguka, ngo ntugarukire hafi. Turavuga imbago, abadayimoni badushiraho, twebwe twishiriraho, abantu badushiraho. None Imana iravuze ngo mu kwaguka, haleluya, mukava mu mbago mwashizwemo, yaba ubwanyu, yaba abantu, yaba Satani, mu gusohoka muri izo mbago ntimugarukire hafi, ahubwo mwinjire muri dimension y'ubwami nabahamagariye. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Nuvuga ngo rero Imana hano iravuga ko kwaguka ni responsabilité yacu. Ni Imana itegetse kuye kwaguka. Fata amahema nk'ubuzima bwawe, ukwiye kwaguka. Kugeza he Imana ntiyagushireho imbago. Imana nta mbago yashizeho. Yavuze ngo agura ihema ryawe, kibanza cyawe. Imana irakomeza iravuga ngo ne retiens pas, ntugarukire hafi. Mwigeze mumva Imana ishiraho aho ugarukira? Ntugarukire hafi.
kuko mu bwami turimo nta mbago zirimo. Imana irashaka yuko waguka, ariko rero birava hehe? Ni mu bitekerezo byawe, aho ni imbago ziri. Ukwiye kwaguka mu bitekerezo byawe, ukwiye gustretching ibitekerezo byawe, kandi ntugarukire hafi. Ukwiye kubona ko ubwami burimo ni ubwami budafite imbago. Haleluya. Imbago ni wowe uzishiriraho, imbago n'abantu bazigushiriyeho, imbago n'abadayimoni bazigushiriyeho, ariko Imana nta mbago yigeze ishira mu bwami bwayo, kandi turi abana b'ubwami. Haleluya. 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 Icyo ni cya kabiri. Icya mbere twabonye ko ubwami bw'Imana nta mbago bufite. Icya kabiri twabonye ko Imana idutegetse twe bwoko bwayo kugira ngo ntitwishireho kandi imbago, ahubwo tukiye kwagura iyerekwa ryacu, tukiye kwagura, tukiye kwinjira dans le champ des possibles, tukiye kwinjira aho urubuga, aho ikibanza tubona ko nta herezo. Haleluya. Reka mbabwire, ibi Imana ivuga hano bihura n'inzitizi ziri muri twe, biragongana n'inzitizi ziri muri twe. Abahanga bita, umviriza, le conditionnement. Abo n'abapsikologe baravuga ngo umuntu ntabwo ari cyo we yigira gusa. Uza kubwira ngo uri cyo wigira gusa azaba kubeshya, ntabwo azi umuntu icyo ari cyo. Les psychologues, les psychanalystes, bose bahuriza hamwe ko hariho izindi mbaraga mu muntu atazi zikondisiona imitekerereze ye n'imikorere ye. Ntabwo nashaze kwinjira muri determinisme, ibyo tuvuka biturimo kubera abadukomokaho, y'irindi somo, ariko nashaka kwibanda ku cya kabiri cyitwa conditionnement. Conditionnement ni kuvuga iki? Ni environnement tuvukiramo, dukuriramo, amashuri twize n'ibiki byose, uburere twahaye mu rugo, za cercle tubamo, ibyo babyita conditionnement. Ibyo rero bikuzanira imbago. Hano Imana irakubwira gahunda ye gufitiye. Yesu yaraje azanye imbaraga zikuvana muri conditionnement, zikuvana muri determinisme, none ukaba ikiremwa gisha muri we. Nawe ubundi ubutumwa bwiza nta sanse bwawe bufite. Niyo mpamvu bivuga ngo yaje kugira ngo imbohe zibohoke ikisi. Twebwe tuguma mu kintu kubohoka ibyaha, kubohoka indwara, ariko ntabwo twinjira imuhengeri tumenye ni ibiki Yesu atubohoraho. Hari ibyaha, hari indwara, hari n'ibindi, ariko cyane cyane atubohora ziriya mbaraga tuvukana ziduherekeza ngo zidukondisione kutarenga ahantu, kugira ngo zitubwire ngo ntuzarenga aha. Hari ibyo tuvukana zidukondisiona kutarenga ahantu runaka, hari ibyo abantu natwe ubwacu ukuntu dutekereza, ibyo byose biraza bikagushira muri limite runaka udashobora kurenga. Na niyo mpamvu Yesu Kristo yasizwe kugira ngo atuvane muri izo mbago. Ariko rero kugira ngo bikunde nuko ubwawe umenya ngo hari imbago ndiho ndakoreramo, hari imbago ndiho ndabamo, ntabwo ari Imana yazinshizemo. Nibyo Bibiliya yita amagereza yo mu buryo bw'umwuka. Ariko Imana yamamagariye ubwami budafite imipaka, budafite imbibe. Haleluya. Haleluya. Reka dukomeze. Haleluya.
dusome muri Luka igice cya mbere ku murongo wa 10 tugeze kuri 17. muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu rubanda rwasengeraga hanze, maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikangagira ubwoba, ariko uwo marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezerwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa umwuka wera ahereye akiva mu nda ya nyina. Benshi mu Bisiraheli azabahindurira ku mwami Imana yabo, azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya ba se n'iy'abana n'abatumvira Imana. Azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatunganirije umwami Imana. Amen. Twasomye aha hose kugira ngo mwumve context, ariko ijambo nyamukuru niri: il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya. Amen. Azagendera mu mwuka wa Eliya no mu bubasha bwa Eliya. Wabyumvise? Yohana umubatiza ntabwo ari we Eliya. Wabyumvise? Eliya ni umusaruro rya kera, ariko mission Eliya yari afite mu gihe cye kwari kuvana Abisirayeli mu bigirwamana bya Bayali, kuko bari baramaze gusenya igicaniro cy'Uwiteka. None mu cyimbo cy'igicaniro cy'Imana bubaka ibicaniro bya Bayali, un faux Dieu. None Eliya mission ye kwari kugarura imitima y'Abisirayeli ku Mana yabo. Ibyabaye ku musozi Karumeli, haleluya, igihe Eliya yahanganaga n'abahanuzi ba Bayali, haleluya, 450, tudashiho abahanuzi ba Ashera, ikindi bigirwamana. Mission ye, sa mission se résume en un mot. Mission ye isobanurwa muri iri jambo: kugarura imitima y'ubwoko bw'Imana ku Mana yabwo. Mwabibise? Icyo nicyo Eliya yasigiwe. None iyi anointing ya Eliya, ayo mavuta ya Eliya, niyo mwene Zakariya Yohana umubatiza azagenderamo. Umwuka wakoreye kuri Eliya ngo agarurire ubwoko bw'Imana, bugarurire ku Mana, abuvane mu bigirwamana. Uwo mwuka n'izo mbaraga nibyo Zakariya naza azagenderamo, kuko mission ya Eliya niyo mission ya Zakariya. Nuko umwe ni musarano rya kera, undi musarano rishya. Yesu yari hafi kugaragarira ubwoko bwa Isirayeli, ariko yari akwiriye integuza kugira ngo itegure Abisirayeli kwakira Mesiya. Nuko bibabaza ko batamwakira, batamumenye, ariko Yohana ngo yaje ngijwi ribwira Abisirayeli ngo bagorore inzira z'Uwiteka. Hano rero umwana, haleluya, azabyarwa na Elizabeti na Zakariya, ngo azaba umuhanuzi ukomeye imbere y'Imana, kandi ngo azagendera mu mwuka no mu bubasha bwa Eliya. Abantu rero benshi baribeshya ngo Yohana umubatiza ngo niwe Eliya. Ntabwo ari Eliya, ariko bari muri anointing imwe. Hano rero icyo cyo kumenya, amavuta ya Eliya, umwuka wa Eliya, imbaraga za Eliya nizo Yohana umubatiza yagendeyemo. Kubera iki? Kuko ahamagariwe umurimo umwe na Eliya yakoze mu isano rya kera. Ntabwo muzi yabaye muri kuri Karumeli, umuriro umaze kumanuka ku gicaniro cy'Imana Eliya yubatse, Isirayeli yose yahise ipfukama ngo Uwiteka niwe Mana. Yagaruye imitima y'ubwo bwoko ku Mana. None igihe Yesu yendaga kugaragara mu bantu, ubwoko bw'Abisirayeli bwari mu idini gusa, mihango n'imigenzo, ngo ariko imitima yabo yari kure y'Imana. Nyuma bivuga ngo ce peuple m'honore de lèvres seulement, ngo ubwoko bunyubahisha ngo iminwa, mais leur cœur est loin de moi. Ngo ariko imitima yabo iri kure yanjye. Byari ngombwa ko haba ministeri nk'iya Eliya kugira ngo igarure imitima
y'abo bana bo mu isano rishya ibagarure ku mitima ya base ba bandi Eliya yagaruye ku Uwiteka Nyiringabo. Haleluya. None bihuriye he natwe uyu munsi? Aho bihuriye naha, Yohana Umubatiza yagendeye mu mwuka no mu bubasha bwa Eliya, nubwo ntabwo yariwe Eliya. Amen, amen. Natwe ntabwo turi Yesu Kristo, ntabwo turi Yesu Kristo, ariko kubw'umuhamagaro w'Imana muri Yesu duhamagariwe kugendera mu mwuka no mu bubasha bwa Yesu Kristo. Amashyi menshi umwami Yesu Kristo. Nous sommes appelés à marcher dans l'esprit et la puissance de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Twahamagariwe kugendera mu mwuka no mu mbaraga za Yesu. Nk'uko Yohana Umubatiza yahamagariwe kugendera mu mwuka no mu bubasha bwa Eliya. Kubera yuko mission ya Yesu mu isi niyo mission yacu. Hallelujah. Hallelujah. Yesu yahamagariwe kuba umucyo w'amahanga, natwe ngo turi umucyo. Mu cyimbo cya Kristo Satani akwiye kutubona twebwe. Mu cyimbo cya Kristo abise akwiye kutubona twebwe. Ntabwo dushobora rero kuba ibyo tutagene mu mwuka we no mu bubasha bwe. Ndiyo murabyumva? None nitugendera mu mwuka no mu bubasha bwa Yesu biragenda gute? Twinjira rero muri iriya espace illimité, turinje muri bwa bwami budafite imbago. Mwabyumvise? Nitugendera mu mwuka wa Kristo no mu bubasha bwe turiza kwisanga turi mu buzima budafite imbago. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Reka ndangize mu bami ba kabiri ibice 4 ku murongo wa mbere guza ku murongo wa 7. Nta numuzi cyane ariko aho ni Imana ishaka kutwereka ibyo bita illustration des limites dans les pensées des hommes. Yashaka kutwereka urugero bw'imbago mu buzima bw'abantu. Uyu ushaka gusoma hano wowe wishire mu mwanya we, ni wowe rero nanjye kadusomera. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko umugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati, none se nkugirene? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike. Maze winjirane mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho, yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga, bamuzana ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arurira kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana arabimubwira, nawe ati, genda ugurisha ayo mavuta, wishyure umwenda wawe, asigara agutungane n'abana bawe. Amen. Amen, amen. Kurikira rero mbere ko dusenga wumve. Hano turi imbere y'umugore. Amen. Haleluya. Ibiye Kinyarwanda mfite umuti uravuga ngo Elisa akiza umupfakazi umwenda yari arimo. Elisa akiza umupfakazi iki? Mwenda. Iyo umuntu ari mu myenda aba ameze gute? Abahangayitse. Amen. Biranagaragara no mu bisubizo yahaye Elisa. Kuko Elisa uyu mufite ngo bukeye uwo mugore wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubaga Uwiteka,
umugabo we il était parmi les fils des prophètes, rya shuri ry'abahanuzi. Ngo none umwishuza araje, uwo mugabo yarapfuye amusigiye mwenda. Mubona ko rero n'abakozi Imana hari igihe bashobora guhura n'imyenda. Nimurebane, si birashoboka? Kandi basenga Imana yari mu ijuru n'isi. Yarapfuye asiga famiye mu myenda. Ngo none umwishuza le créancier araje, arashaka kujyana abana banje bombi ngo bagire imbata ze. Murumva condition yarimo? Birababaje. None umuhanuzi amuha igisubizo. Elisa aramubaza ati, none se nkugire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe birashoboka kuri umwenda ndavuga, nubwo twasenze iminsi 3 warabyizeye, ariko uracyabona yuko muhira nta kiragenda. Situation yawe ubona ko ikiri ya yindi. Nubwo wirije iminsi 3 ugasenga. Haleluya. Haleluya. Umenye ko hano Elisa ntabwo ahuye n'umugore w'umupagani, ahuye n'umugore w'umukozi w'Imana, umugaragu w'Iteka, yubahaga Imana, ariko asize umuryango mu myenda. Arambwira ati, mbwira niba hari icyo ufite muhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Mwabonye rero yamvugo yaturutse utufaranga? Mwabonye? Dushimbo? Mukomeze. Agasukari? Akunyu? Ikindi niki? Nta tuzi tukiboneka. Abantu ntibashaka akazi, bashaka utuzi. Ngo yewe nta kigenda, nta tuzi tukiboneka. Murumva iyo mvugo? Nawe yavuze hano iki? Yavuze iki? Umuja wawe ntacyo mfite muhira keretse agaherezo kutuvuta. Sinzi impamvu yavuze ngo agaherezo k'amavuta. Yavuze utuvuta. Ibi ari aravuga nizo mbago arimo. Ibi ari aravuga nizo mbago arimo. Haleluya. Nawe uyu mwanya ufite imbago zawe mu bitekerezo byawe. Mwumvise imbago icyo ari cyo? Ibyo tuvuga bigaragaza imbago ziturimo. Wabibise? Dukomeze. Haleluya. Aramubwira ati, dore igisubizo cy'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ari mu bwami bw'Imana, aho twabudefinishije, twabusobanuye nk'isi idafite umupaka, le monde des possibles. Elisa hano ari mu bwami bw'Imana, afite imitekerereze y'ubwami. Haleluya. Haleluya. Afite imitekerereze y'ubwami, afite imvugo y'ubwami. Bougez-vous. Umuntu wanyu w'imbere natabuje n'ikibazo. Nibuka ko Lazaro baramuhambiriye bamuhambye, ariko yumvise Yesu aravuga ibye, nubwo yarapfuye, atangira kumva muri we ko hageze yuko ibi bamuhambiriye abivamo. Yesu yavuze kutinze kuvuga, kweki mutamureka avuga ijambo rya nyuma. Uwo ni Lazaro mumva mu gituro. Yesu rero asobanura yuko ari kuzuka n'ubugingo. Murizera ibyo. Nawe mu gituro urimo aravuga ati, mwaretse mwebwe avuga irya nyuma, mve muri bimwampambiriyemo, mve muri gereza k'igituro. Haleluya. Hanyuma Yesu arangije ngo aravuga ngo, data ndagushima yuko uhora unyumva, ibi byose nabivuze kugira ngo bizere. Murumva ari gatumutesha umwanya. Ngo nabivuze ngo bizere. Haleluya.
haleluya. ahita ahindukira. Mu bisanzwe sinari kuvuga byinshi nuko abo bantu ntago bumva, ntago bamenye iby'ubwami. Haleluya. Nimukureho kiriya kibuye, baragikuraho. Hanyuma Lazaro muri ati aha, sasa wakati umefika, sasa wakati umewadia. Haleluya. Lazaro sohoka. Ako kanya wari uhambiriwe arasohoka. Haleluya. Yesu arateka ngo nimumuhambure, aridegembya. Bene data, nashaka uyu mwanya umuntu wanyu imbere atangire kubuja, atangire kumva ko izo mbagwa zirambiwe, atangire kumva ko izo mbagwa zirambiwe. Atangire kumva yuko iyo mvugo yutuvuta arayirambiwe. Utuvuta, udufaranga, utuzi, ndabirambiwe. Turi mu bihe bikomeye mu buryo bw'imyizerere. Abantu bafite ishusho y'amadini gusa bakajya gusenga, ariko wareba ubuzima bwabo nta gihindurwa. Kubera iki? Bari kondisiyone n'imbago barimo, bakibaza ko ariko bikwiye kugenda ubukristo. No, ntabwo ari byo. Icyo urico nonaha giwanye n'imbago urimo, wazishizemo, wazishizwemo n'abantu cyangwa n'abadayimoni, ariko si Imana yagushize muri izo mbago. Niba giguye ibindi navuze, niba utahana iryo ubuzima ndimo, ndi mu mbago nishiriyeho, nashiriweho n'abantu cyangwa n'abadayimoni n'abazimu biwacu. Kuko abazimu biwacu nibaze yuko batureka, baradukurikirana. Mwabyumvise? Haleluya, haleluya. Nibaza babeshe, iyo umuntu amaze gufata ari muri Yesu, ntabwo aba afite urukundo no kube, biba byarangiye. Mwabyumvise? Biya kujya kumuterekera ngo ntagutere, ni ibinyoma byabo. Mwabyumvise? Ahubwo icyo yakwifuza nuko umusanga hari. None yaba yahindutse umuzimu akaba umudayimoni agira urukundo? Birahabanye. Giye sinigeze mbona umudayimoni agira urukundo. Wora mubonye? Uzamutubwire. Ngo rwose ngo papa ngo yarankundaga kandi barambwiye ngo mutoni wase. Nimba yarapfuye atakijijwe, ntago kiri umutoni wase, ntago uri umutoni we, uri umwanzi we. Na niyo mpamvu yaje kugusura agasanga uracanye mu izina rya Yesu, ahita aba ngo yeya karabimenye, agahita yiruka. Iyo tumaze gukizwa dufite relationships n'abari mu ijuru. Soma ibyanditswe byera ngo twegereye umusozi w'Isiyoni utabasha kunyeganyezwa. Haleluya. Twegereye Imana ihoraho, twegereye amaraso ya Yesu avuga ibyiza kurusha Abeli. Turikira. Haleluya, haleluya. Twegeye umubare w'amarayika batabarika. Hanyuma Imana ikakomeza kuvuga abari mu ijuru dufitanye relationships nabo, ngo twegereye n'imyuka y'abatunganijwe rwose. Ntabwo twebwe dufite relation n'imyuka y'abadayimoni, ntabwo dufite relation n'imyuka y'abazimu bo mu miryango yacu, ahubwo muri Yesu Kristo iyo migozi yaracitse. Mu izina rya Yesu nimba itaracika uyu munsi nicike, ahubwo twegereye Isiyoni, umurwa w'Imana nzima. Hariya hari imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose, badutegereje kugira ngo tuzinjanye nabo muri perfection y'ibintu. Naho mburiye n'abazimu biwacu bakera, naho mburiye n'abazimu biwacu. Jewe mfitaniye relation n'abera batunganijwe rwose, bariya bari mu ijuru, bariya ba Abrahamu, bariya ba Isaka, bariya ba Yakobo, bariya ba Eliya, bariya ba Hanuzi, bariya ba Paulo, bariya ba Timoteyo, bariya ba Luka. Abo nibo mfitaniye usabane nabo. Ibyo bintu barabashutse, mukwiye kureba neza no muri culture ibiri ibyo n'ibitari byo. Rwose data yarankundaga cyane, nigiye aguze inkweto nigiye wa mbere yabanza kuziha, niyo mpamvu yanyise mutoni wase.
yagiye hewo papa wawe? Ukwiye kumenya uko kuri. Haleluya, haleluya. Ari ikintu bita honorer la mémoire des disparus. Turubaha abatuvuyemo. Mwabyumvise? Ça s'appelle honorer la mémoire. Muzajye mubitandukanye. Honorer la mémoire. Si byose turubaha la mémoire y'abatuvuyemo. Ariko mu byerekeye umwuka, iyo umuntu atari mu ijuru ntawe umuhuri. Mwabyumvise? Ça il faut souligner. Haleluya. Abacu batuvuyemo, nous honorons leur mémoire. Ariko ibiri hakurya y'urupfu nibindi. Amen. Kandi iyo twonoye la mémoire nago tuba tubaterekerera. Mwabyumvise? Tuba twubashe kuba babaye muri twe bari abavandimwe tunakundana, ariko batuvuyemo. On honore leur mémoire. Mwabyumvise? Haleluya. Mumenye philosophiquement icyo bivuga, implication. Honorer la mémoire de quelqu'un. Mwabyumvise? Tuvuge mfite umuvandimwe akaba yari umujura, akaba yakubitaga abantu, akaba yibaga abantu, yarabujije abantu mu mahoro, hanyuma agapfa. Nzaje muvuma? Oya, bikuraho se ko ari umuvandimwe wawe? No. Iyo umwibutse kubera ko yapfuye, tu vas honorer sa mémoire. Ntabwo ushigikiye ibyo yakoraga, ariko urubaha mémoire ye. Difference mwayumvise? Abatuvuyemo dufite obligation iteko ryo konora mémoire. Niyo mpamvu mubona bajya gushira indabo kuri memorial. Ni itegeko tukwiye konora la mémoire. Mwabyumvise? Bitandukanye n'ibintu ndavuga hano. Mubitse itandukanye. None nashaka gusoza. Uriya mugore ninde wamushize muri ziyambago zo kuvuga utuvuta? Biri muri ya bintu bitatu. Yazishizemo, bazimushizemo, cyangwa abadayimoni bazimushizemo. None ahuye n'umuhanuzi, ngenda ngira dusenge. Kuko uyu munsi turashaka kuropusa imbago zose mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ariko birasaba yuko ubishaka. Faut pas être passif. Ukwiye kuba coopératif ou coopérative. Ukwiye gufatanya n'Imana ibyo ishaka kugukorera. Niyo mpamvu yakubwiye ngo agura. Ntago byayinaniye kuza ngo byakunaniye kwagura. Nje kwagura mu mwanya wawe ekada. Na niyo mpamvu Yesu abo yahaye umugisha bose ngo ukorere iki? Wumvise n'umuhanuzi Elisa ngo nakumarira iki? Mwayumvise? Nugumaho gusa ngo bizikora uribeshya. Mwayumvise? None ari mu mbago. Izo mbago n'ubukene. Umugabo we yamusigiye n'imyenda. Si ubukene gusa, yamusigiye n'amadeni, imyenda. Nubwo Bibiliya itayivuze, utangira kwishira mu mwanya w'umugore yari mu gahinda. Kubera yuko muri ico gihe créancier wawe ufite umwenda yari afite uburenganzira bwo kuza kukunyaga ibyo ufite byose n'abana bawe. Icyo gihe none avuze ngo abana bawe nge bagira babatware babagire abaja. Afite gahinda. Umuhanuzi aravuga, umviriza, mumarira iki? Ufite iki mu rugo? Yavuze ko afite ntacyo afite. Ijambo rya mbere ntacyo mfite. Ijya kabiri nagaherezo kutuvuta. Aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose. Iyo agarukira aha twari kumva ko hari ikintu wenda atemerewe kurenza kubyerekeye umubare. Ariko baramubwiye ngo genda utire mu baturanyi ibintu birimo ubusa, bavuze bose, mu baturanyi bawe bose. Si byo gusa, umuhanuzi yongerejeho
ariko ntutire bike. Iyo abasha gutira abaturanyi bose, sinzi ko yagiye kuri bose, ndetse agasanga bafite ibidomoro bitabarika, Elisa ntabwo ari kumubwira ngo subizaho biriya. Yamubwiye ngo genda utire mu baturanyi bawe bose ibikoresho birimo ubusa. Icya kabiri, menya ntutire bike. Ubwo nibwo bwami bw'Imana. Elisa ariwe aravuga imvugo y'ubwami bw'Imana. Elisa ntabwo avugira mu mbago. Elisa avugira dans le monde des possibles. Avugira mu isi y'ubwami bw'Imana. Nta mbago ziriyo. Kurikira mu kurangiza umva ingaruka yabyo. Maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge. Utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose. Umva umuhanuzi avuga ngo utwo tuvuta wavuze. Utwo tuvuta ni imbago zawe. Ariko Imana yashaka rero ikuvane muri izo mbago, icyitwa gutuvuta gihinduke amavuta. Ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu arakinga. Bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu we ati ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arurira kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana arabimubwira. Nawe ati genda ugurisha ayo mavuta wishyura umwenda wawe, asigara gutungane n'abana bawe. Amen. Amashimeje ku mwami. None ninde washize imbago mu mubare w'ibikoresho byari bikenewe? Ntabwo ari Elisa. Niwa mupfakazi. Amen. Amen. Haleluya. Hano amaze gusuka mu cyambere, ageze mu cyanyuma, ibyari utuvuta biba amavuta, abwira umwana ngo nzanira ikindi, ngo nta kindi gihari. Ngo amavuta arorera kuza. Hano Imana impamvu yakoze ibitangaza nukugira ngo igihe Kristo azazira tumenye muri we yuko nta mbago zirimo. Izi mbago tubamo ni twebwe tuzishiramo, n'abantu baduzishiramo, ndetse na Satani azidushiramo. Ariko mu bwami bw'Imana twahamagariye kubamo nta mbago zirimo. Ntabwo ari Imana ivuga ube mutuvuta. Ntabwo ari Imana ivuga ngo garukira aha. Ni wowe ibikurimo, imitekerereze yawe niyo ituma utinjira mu bintu Imana yaguhamagariye kwinjiramo. Uyu munsi Imana yashaka yuko uva muri izo mbago. Imbago wishizemo, imitekerereze yawe yagufungiye mu mbago, imitekerereze yawe yagushize mu mbago z'abantu, uburere, ibyo wumva byagushize mu mbago, n'abadayimoni bagushize mu mbago. Ariko Imana uyu munsi iravuga ngo nimba warasenze, nimba warumvise amasezerano natanze, nimba warumvise amagambo yanjye, ni wowe ukwiye noneho kuva muri izo mbago. Ukwiye gutera intambwe kwizera, ukanga ibyo bitekerezo biguhambire muri izo mbago. Imana byose yarabirangije, hasigaye ko ubyinjiramo, kandi ibitekerezo bihindutse n'ubuzima burahinduka. Amashimwe n'umwami Yesu. Uyu munsi Imana irashaka yuko imbago utangira kuzisohokamo bihereye mu bitekerezo byawe. Iyo uriya mugore atekereza nka Elisa, haleluya, ntabwo yari kubona amavuta amuvana mu myenda gusa akamuha kwishura imyenda no kuba mu buzima butakirwa gitindi, ahubwo yari kubona ibyo yishyiramo amadeni, ibyo yishyiramo imyenda, akabona n'ibizamutunga n'abana be, akabajyana ku ishuri bakiga, akazaba abagabo bagakora. Haleluya. Ahubwo yari kubona n'ibyasagurira umudugudu we wose, akavana abantu mu bukene. Imana ihabwa icyubahiro.
umugambi w'Imana nuko Imana ikugira umunyamugisha, benshi kuri wowe bakazavanamo umugisha. Ntabwo dushobora kuba mu mbago turimo hanyuma tubone ko hari ikintu abandi twabamarira. Uguma wibona yuko ahubwo uruwo guhabwa n'ibyo ufite ntabwo bihagije. Na niyo mpamvu abantu iyo bavuze ngo bakorera Imana ugasanga ntabwo bayikorera, kubera ko mu mbago bari mu bitekerezo byabo bazi yuko ntacyo bafite bakorera Imana. Niyo mpamvu udashobora icyo ufasha n'uriya, kubera yuko n'ibyo ufite ubona yuko ari utuvuta. Uyu munsi Imana iraguhamagariye kuva mu mbago. Niyo mpamvu yavuze ngo agura. Ni wowe ukwiye kwagura. Ibitekerezo byawe byaguke, ubushake bwawe bwaguke. Va muri izo mbago winjire mu buzima bw'ubwami aho byose bishoboka. Haleluya, 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 haleluya. Mbere yuko dusenga nashaka kukubwira ngo aya ntabwo ari amagambo y'idini. Iri ni ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Uryizera riramuvana muri izo mbago, ariko ntabwo rimuvanamo nta bushake bwe. Ibitekerezo byawe uyu munsi bitangire kuba ibitekerezo by'ubwami. Imvugo yawe uyu munsi itangire kuba imvugo y'ubwami. Haleluya. Umenye yuko iyo tuvuye mu mbago za kimuntu twashiriwemo, twebwe ubwacu twishiriyemo, twashizemo n'abantu cyangwa n'abadayimoni, tugatangira kwinjira mu bwami bw'Imana koko, la vie du royaume, ubuzima bw'ubwami. Ibitekerezo byacu bikaba iby'ubwami, imvugo yacu ikaba iy'ubwami. Turatangira kubona rero utuvuta duhinduka amavuta. Ninde yumvise ubutumwa bw'uno munsi? Haleluya, 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 haleluya. Twari guhita dusenga, ariko umwuka aramubwiye ngo hari n'indi jambo ugiye kubaha. Hanyuma noneho musenge. Turasenga ngo iriya ordre y'Imana tuyubahe, ngo agura, agura, kandi ngo ntugarukire hafi. Haleluya. Katurangize kuri ijambo ry'ibyakozwe n'intumwa ibice 3 ku murongo wa 24-26. Kandi n'abahanuzi bose uhereye kuri Samweli n'abamukurikiyeho uko bahaniye bose, ni nako bajyaga bavuga iby'iyi minsi. Namwe muri abana b'abahanuzi, kandi muri abisezerano Imana yasezeranije na ba sekuruza banyu. Ibwira Aburahamu iti, mu rubyaro rwawe niba imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ni mwebwe Imana yabanje gutumaho umugaragu wayo imaze kumuzura, ngo akora iki? kugira ngo abahe umugisha, abahindure umuntu wese ngo ave mu byaha bye. Amen. Amen. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous. Ngo Yesu nta kindi cyamuzanye, yaje kuduha umugisha. Ni bande basenga Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo muri mwebwe? Hano Bibiliya yabise ko muri abana b'abahanuzi, ko bari abagabo barabahanuzi. Muri abana b'abahanuzi. Ntabwo ari bari abayuda gusa mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka turabuzukuza b'Aburahamu. Turabana. None niki hano Petero atubwiye mu byakozwe n'intumwa ngo Imana yazanye Yesu agire gute? Yamutumye agire gute? Kubana n'abantu agire gute? Nous bénir, aduhe umugisha. Kubera iki? Kugira ngo tubere abandi isoko y'umugisha. Ntabwo waba isoko y'umugisha muri sosiyete, mu muryango wawe ukivuga utuvuta. Numvise umuntu asekari. None si byose? None abiwanyu bazava ikibungo baje kugusura, hanyuma babona baraje, ukabona yuko inda yafatanye n'umugongo, nawe ukabuzi ko ibyo ufite n'abana bawe ntabwo biguhagije,
yewe nubwo wavuye mu masengesho y'iminsi 3 mu bitekerezo byawe uracyari mu mbago y'utuvuta, bazavaho nta na kimwe ubafumbatishije, kubera ko muri mind yawe ntacyo ufite, wifitiye utuvuta. Ariko se muje mbabwira gute? Ntabwo ari kuri se? None se uzavuga amavuta kubera ko wavuye mu masengesho y'iminsi 3? Nubwo yavuyemo mu gihe ukiri muri za mbago uzavuga utuvuta. Ndetse hariho n'ibyo uzabahisha, niba nabone yuko bihari bazagarukira muri salo cyangwa kwibaraza yo hanze, kubera yuko covid yahinduye ibintu. Covid yabaye covid. Jese muhebwiye murinda rwose kwigora muva Kibungo, ntago muzi ya covid. Naho nimbago wibereyemo. Ariko reka abazi Kinyarwanda, erega n'ikinyarwanda kirimo ubwenge bwinshi. Imigani Kinyarwanda ari imigani mu bwinshi, bara philosophe niyo ta la philosophie populaire. Mwanyumvise ari za philosophie zo mu ishuri na philosophie populaire. Ngo hatari umwaga nukuvuga iki? Ngo hatari umwaga birahute bisobanura iki? Uwo mugani urasobanura yuko mu by'ukuri nta bike bibaho, cyane cyane iyo bitanzwe n'umutima mwiza. Atari umwaga. Umwaga ni umutima mubi, muri make twawita ko ari zo mbago. Noneho ibiriya iyo hari umutima mwiza ibintu byose biraguka. Rero tufashe rero tukabijyanisha n'ijambo ry'uno munsi, nuvuga ngo atari imbago mu mutima. Haleluya. Nta tuvuta tuvugwa. Utuvuta tuvugwa yuko kuko hari imbago. Imumva ko Abanyarwanda nabo Imana yabahumekeyemo. Wabyumvise? Nukuvuga ngo rero kuko abantu bose Imana niyo baremye yagiye ibaha na sagesse. Mu migani niho birebera. Nashaka no kurangiza mbabwira ngo Yesu ngo yaje kugira ngo twebwe abana b'abahanuzi, twebwe abuzukuru Abrahamu na Isaka na Yakobo, adumu umugisha. Tumaze kuba umugisha duhinduka isoko y'umugisha. Abafaransa babyita mesquinerie. Iyo mu Gifaransa bavuga ngo te mesquin, nuvuga ngo uri umuntu ufite agatima gafunze. La mesquinerie, ubutindi. Nubwo wagira miliyoni 100 uyu mwanya, abiwanyu bakava Kibungo bafite inzara kubera yuko uri mesquin, kubera yuko uri umutindi mu mutima. Ubutindi si mu bintu, ni mu mutima, ni mu bitekerezo. Bazavaho ntacu bahaye, kubera yuko miliyoni 100 Imana yaguhaye mu maso yawe, mu bitekerezo byawe ni utuvuta. Ariko kuriya uriya yavuye mu mbago ibihumbi 10 afite uyu mwanya, ntabwo ari utuvuta, ni amavuta. Higa amakofi kwa Bwana Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Niyo mpamvu bivuga ngo umukene navuga ngo ndatunze. Ntabwo ari uko uyu mwanya afite miliyoni 100, nukubera yuko iyo umaze guhaga umugisha na Yesu. Haleluya, haleluya. Ukwiye gutangira kumenya uwo mugisha wa Yesu usobanura iki. Usobanura ngo Imana iravuga ngo va mu mbago z'ubutindi, va mu mbago z'ubutindi, va mu mbago z'ubutindi, sohoka muri izo mbago. Haleluya, haleluya. Izo mbago z'ubutindi zivemo,
ufite umugisha wa Yesu. Va mu mbago z'ubutindi, uri umwana w'ubwami. Mu bwami hariho prosperite, mu bwami hariho kwagukirwa kudafite imipaka. Mu bwami uratunze ntabwo uri umutindi, mu bwami uratunze ntabwo uri umukene. Haleluya! Yesu ntabwo ari umugani, Yesu ni Imana nzima, yaje ngo aduhe umugisha, duhinduke isoko y'umugisha mu miryango yacu, isoko y'umugisha muri sosiyete. Haleluya! Va muri izo mbago za gitindi. We warazwe nawe uturuka mu buryo ufatika, wavuye mu butindi, ariko ubutindi ntabwo wakuvuyemo. Mu buryo ufatika ntabwo ukiri muri wa butindi, ariko mu mwuka uracyaburimo. Wowe rero ntacyo uzamarira umuryango wawe n'abavandimwe na sosiyete, ntacyo uzamarira n'ubwami bw'Imana, kubera yuko ntabwo uri cyo Imana ishaka ko uba. Mwabyumvise? 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 Ubutindi ntibukuvamo atari ubwami bw'Imana bwabukuvanyemo. Mwanyumvise? Mwanyumvise? Nubona, reka mbaho urugero nyuma dusenge dutahe. Nubona nk'ubu, n'urugero, muge muti n'urugero, nguko nakoni ko bya Kibungo n'urugero, niba nshaka kuvuga muge kwa ari urugero. Nk'ubabwiye ngo reka rero hano twitange dufashe uriya muntu hano muri twe hano. Icyagutangaza ntabwo ari abantu wibaza wowe bari butange. Mwabyumvise? Ahubwo uriya muntu wowe muri sosiyete ubona ko adafite, uraza gutangara ko ari uwa mbere afata 5,000 agatanga. Kubera iki ibyo? Mwibaza ko ari iki? Mwibaza ko ari iki? Mvuze ni dufashe uriya muntu. Okay? Abaza gutanga muri majorite niba ari ubona yuko badafite. Kubera iki? Nukugira ngo byerekane ko iri jambo ari ukuri. Ubutindi ntabwo ari uko tudafite imodoka, ntabwo ko tudafite amazu. Ubutindi buturimo. Ntabwo ubutindi buri mu bintu, buri mu bantu. Ibintu biri neutre. Haleluya. 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 Ubutindi buri neutre. Ni twebwe tuba mu butindi, ntabwo ubutindi buba mu bintu. Niyo mpamvu uriya muntu adafite atanga 5,000 agafasha uriya, ariko uriya muntu afite amamodoka, afite ibiki, afite amafamu no kwikura 1,000. Ni intambara. Abona yuko yakoze ibitangaza. Wabyumvise? Wabyumvise? Kubera iki? Kubera ijambo n'ukuri. Abantu bagenda n'imbago. Izo mbago mu gihe batazivuyemo, ubwabo ntacyo bazamarira ab'iwabo, nta nicyo bazamarira ubwami bw'Imana. None uyu munsi nashaka kukubaza, ushaka kuva muri izo mbago? Nashaka kuzivamo. Ubutindi ntabwo buri muri porte-monnaie. Porte-monnaie ntivuga. Porte-monnaie iri neutre. Wabyumvise? Ngo ni kofi. Okay. Iriya yose mwayumvise. Ntabwo rero iriya porte-monnaie ariyo iri mu ubutindi. Ubutindi buri muri wowe. Niyo mpamvu muri porte-monnaie yanjye hashobora kuba harimo amadolari 1,000. N'uriya porte-monnaie y'umuvandimwe hakaba harimo amafaranga 500 y'u Rwanda. Tugeze imbere ya bezo runaka ikeneye ko dutabara. Uriya wa 500 akafata porte-monnaie akavanamo ya 500 akayatanga yose. Uriya afite amadolari 1,000 akigira nyoni nyinshi. Acha kuwa wajanja. Nimba dushaka gukira, nitubwire Imana ngo turarwaye, turi mu mbago za gitindi, turatekereza gitindi, shaka gukira ubutindi, shaka umutunzi wo mu bwami. Kandi ubwo butindi buva henshi, buva no ku muzimu. Abadayimoni bagitindi bakagutera, Imana ikaguha umugisha, ariko dayimoni zagitinzi hamwe nawe. Bayumvise? Dayimoni twebwe cyangwa abandi. Bayumvise? Ibyo bigushira mu mbago ukagenda uraho.
aboneka kubona ngo uriya muntu ngo arakize. Imana yakureba ngo arakize, ahubwo n'umutindi wa nyuma. Na nibyo birivuga hariya urwandiko rwandikiwe Laodikia. Dusomere neti mukundu wa bice bitatu byashoye Yohana kuva ku murongo wa 14 ugere ku murongo wa 18. Hanyuma dusenge. Wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikia uti: Uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: Nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, iyo wari ukonje cyangwa wari ubizi. Nuko rero kuko urakaza uyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze. Urabona ngo ndi umukire, mfite ibi n'ibi bigaragarira abantu. Ariko Imana yakureba by'ukuri. Nkuko Zakariya umutambyi mukuru yarazi ko akiranutse, ariko bakamwerekana mu mwuka yari yambaye ibishwa ibizinga. Kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye, utazi ko yuko uri umutindi ukubabarirwa. Ndakunda cyane ijambo ry'Imana rwose. Iri jambo ry'Imana rirambwiye ngo ntabwo wahimbye. Ati iryo jambo wavuze yagwitindi nije ndivuze. Nimumvise se? Ninde yakwise umutindi nimba utarinjira mu bwami? Ijambo ry'Imana. Ngo ntumenye ko uri umutindi. Komeza. Mutindi wo kubabarirwa. Wo kubabarirwa. Kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Imana yo ikomeje na kure. Uri umutindi wo kubabarirwa. Uri n'umukene wa nyuma kandi uro kubabarirwa. Ariko mu maso y'abantu ngo mfite amamodoka, ngo mfite amasambu, ngo mfite ibiki n'ibiki. Reba uko Imana ikureba. L'important suko wireba, suko abandi bakureba, uko Imana ikubona. Wabibise. Kandi indorerwa y'Imana, dore indorerwa mu Imana iha abantu ngo barebe uko ibareba ni bibi. Ni Bibiliya, ça s'appelle le miroir de Dieu. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi. Kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Amen. Amen. Nta kindi nongeraho, ijambo ry'Imana rirasobanutse ku muntu wese ashaka kuva muri izo mbago, agashaka kuva muri izo mbago. Ntiyite umunyabwenge mu maso he, ahubwo arebe Imana inyita gutega. Tufite afere n'Imana, kuko iyi si turimo nk'abagenzi tuzayivamo. Imana imbona gute? Gikuru Imana imbona gute? Niba ushaka kumenya uko Imana ikubona, jya imbere y'indorerwamo yayo, ni Bibiliya. Urahita ubona uko Imana ikubona. None uyu munsi ndashoje. Imana yategetse ngo va, sohoka mu mbago izo arizo zose urimo, arizo wishiriyemo, arizo bagushiriyemo, arizo abadayimoni bagushiriyemo. Sohoka muri izo mbago. Uri umwana w'ubwami, ntabwo wagenewe kuba mu mbago. Si Imana igutekerereza, si Imana igushaka. Yesu yaje ngo tuve mu mbago Satani yadushizemo, abantu badushizemo, natwe twishiriyemo. Ibitekerezo byacu bidufungiye mu mbago. Na niyo mpamvu ijambo ry'Imana turarisoma rikaba nk'umugani. Ariko uyu munsi Imana iravuga ngo mwarasenze, yego narabumvise kandi nabahaye amasezerano, ariko nashobora gusozwa kuri mwe mudahinduye ibitekerezo ngo muve mu mbago, mwinjire mu bwami, ubwami budafite imbago. Muvuge imvugo y'ubwami, mutekereze nk'ubwami, hanyuma muraza kubona rero ibyo Imana yavuze ko ari ukuri. Uyu munsi rero abari hano batarakira Yesu, mwumvise ko tuvuka n'imbago. Harizo duhishiraho tumaze kuba muri isi, harizo abadayimoni badushiraho, harizo abantu dushiramo. Nawe uraza gusigara hano, bagufasha abakozi b'Imana, uve hano bagusengere, uve muri izo mbago, ufite agakiza ka Yesu Kristo, nawe ube umunyamugisha, uzaba isoko y'umugisha ku bandi benshi. N'abakristo muri hano mwumvise ko ushobora gukizwa ariko ukigumira mu mbago. Imana ishaka yuko uyu munsi tuva muri izo mbago. Nashaka yuko mind yanjye ihinduka, mind yawe ihinduke. Haleluya. Tutekereze nk'abantu b'ubwami, tuvuge nk'abantu b'ubwami. Imvugo y'utuvuta tuyisezere uyu munsi. Haleluya. Haleluya.
turashaka kuvuga uko Imana ivuga. Amen, amen, haleluya. Ntibishoboka ko imvugo ihinduka udahindutse hano. Mu isi baravuga ngo te ce que sont tes pensées. Uri icyo ibitekerezo byawe biri. Uri icyo ibitekerezo byawe biri. Hano hari ibitekerezo wavukanye nubwo wari utaratekereza, warabivukanye mu majene. Hari ibitekerezo wakiriye mu mikurire, habaye configuration hano y'ibitekerezo muri famille, ibyo bakubwiye, ibyo bavuze, amashuri twagiyemo byagiye byubaka hano ibitekerezo. Iyi societe turimo hagiye habamo ibitekerezo. Niyo mpamvu uzumva imvugo y'abantu iba imvugo rusangi ya societe. Iyo haje ijambo rishya bararifata. Kubera iki? Kubera ko environnement il influence ibitekerezo. None hano Imana yatubwiye ngo ibyo ni imbago. Uyu munsi Imana ivuga ngo mwarasenze narabumvise, ariko muve mu mbago. Muve mu mbago. Haleluya. Soka mu mbago. Agura imitekerezo yawe, imitekerezo y'ubwami. Ngo kandi ntugarukire hafi. Uko wagura ukagira itekerezo y'ubwami, niko n'Imana izana iby'ubwami mu buzima bwawe. Ukabibona n'abantu bakabibona. Ubwo ni ubutumwa bw'uno munsi. Nashaka nsengane namwe rero. Duhaguruke. Mwami, ndakweretse ubwoko bwawe. Iri jambo ryawe ni ukuri. Waduhamagariye kugira ngo twagure imbago z'ubuzima bwacu, tuve mu mbago, twagure, nitugarukire hafi. Ntabwo ubwami bw'Imana butulimita, ntabwo ubwami bw'Imana budushiraho imbago. Umwese avuga ati Mwami Yesu Kristo, Mwami Yesu Kristo, ndafashe icyemezo cyo kuva muri izi mbago. Ari imbago nishiriyeho, ari imbago nashiriyeho n'abantu, ari imbago nashiriyeho na Satani, bituma ntabona iby'ubwami. Mbumugisha n'isoko y'umugisha. Numvise ijambo ryawe ngo soka mu mbago, agura ihema ryawe, agura cyane, ntugarukire hafi. Mwami, nanjye ndaguye, zana imbaraga zawe ziherekeze kwaguka kwanjye. Nzaba umugisha kuri benshi. Ume guhindura imvugo yanjye, mvuge uko uvuga, ntekereze uko utekereza. Uhereye none ndanze imbago izo arizo zose mu izina rya Yesu Kristo. Ndizeye ko unyumvise kandi ko nsose muri izo mbago, kandi ko bizagaragarira wese, kugira ngo ubuzima bwanjye buzaba umugisha kuri benshi, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amasengesho Imana yayumvise. Haleluya. 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 Maintenant le travail est à toi. Akazi nakawe. Nongere kwemera imbago. Nubona ibitekerezo bije by'imbago, uzamenye ko Satani yabigaruye. Uzajya umucaha mu izina rya Yesu. Haleluya. Katubaho umugisha rero. Murakoze kuri umwanya muhaye Imana. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Shalom shalom, muzagira icyumweru cyiza.